Mwiriwe neza kuri kamera za One National Radio dufite umutumirwa tuyango tumuhe umwanya atwibwira. Murakoze One National Radio, nitwa Pascal Karangwa, nkaba ndi umuyobozi wa Diaspora Nyarwanda mu mujyi wa Buffalo muri leta ya New York, hano muri leta zunze ubumwe za Amerika. Murakoze bwana Karangwa, umaze kutwibwira rero waje muri iki gikorwa cy'umwiherero w'abayobozi baza diaspora kugira ngo rero tuganire nkubaze ikibazo cya mbere twagira ngo tukubaze ese n'uruhe ruhare rwa New Buffalo nka diaspora ukuriye mu buryo ikorana buri munsi bwo kunganira igihugu mu gufasha umusanzu wa utanga n'uwuhe ku gihugu bwana Karangwa? Urebye ku gihugu atari no ku gihugu gusa, icyambere tugomba kumenya nuko ubu ngubu isi yabaye umudugudu umwe, bisobanura ngo umuntu ashobora kugira akamaro aho yaba ari hose. Bisobanura ngo rero icyambere nk'abanyamerika cyangwa se n'abatari abanyamerika, abanyarwanda n'abandi bafite inkomoko mu Rwanda ariko tuba mu gihugu cy'inaha, icyambere dukora no kubanza kuba abaturage beza, mbere na mbere abaturage beza aho dutuye, bafite akamaro, bafitiye akamaro aho batuye, kuko ijya kurisha ihera ku rugo. Nyuma ariko ntibirangira aho ngaho, tukibuka aho tuvuka, aho dukomoka. Ibyo rero bituma dukurikirana amakuru ibibera mu gihugu cyacu, cyane cyane ko itumanaho ubu ngubu ryoroshye, ririhuta kandi rikaba ari ryiza. Tumenya rero amakuru ibibera mu gihugu, noneho tukavuga tuti ese twebwe nk'abanyamerika bafite inkomoko mu Rwanda n'abandi banyarwanda batuye inaha, twakora iki mu gufasha gahunda nziza ziriho zifitiye akamaro abanyarwanda twaze mu gihugu. Ibyo bikanyura mu nzira yo kubanza gusesengura kugira ngo tumenye neza uko ibintu biteye, twamara kubyumva noneho tugatanga umusanzu wacu, haba mu bitekerezo cyangwa se mu bundi buryo bufatika. Bwana Karangwa, nkubajije magambo makeya witabiriye umwiherero, wumvise ibyavugiwemo, ubu umuntu akubajije ngo umwihariko wa New Buffalo wabwira abakurikiye One National Radio ko ari uwuhe? Umwihariko wa Buffalo, wa Diaspora Nyarwanda i Buffalo, umwihariko wacu nuko tugerageza kubana neza na community zindi, zaba iz'abanyamerika kavukire igihe kirekire, cyangwa se community zindi z'abanyafurika bahatuye n'abandi bantu muri rusange, tukamenyana, tukabana neza, tugasabana, ariko kandi tukabasangiza n'amakuru y'ukuri y'u Rwanda ari nayo bakeneye, kugira ngo bagire ibisobanuro bihagije kandi bisobanura neza uko u Rwanda ruteye, ibyo rwanyuzemo, amahano ya jenoside yakorewe abatutsi, cyane cyane ingaruka yagize ku muryango nyarwanda, mu buzima bwa buri munsi, mu mibanire y'abantu, mu bukungu, byose. Noneho bamara kubyumva nabo bakibonera neza ko ubuyobozi buriho, ibyo bukora ese birakwiriye, ese ibyashyirwamo imbaraga cyane ni ibihe, ibyanozwa kurushaho ni ibihe. Urebye uruhare rwacu cyane n'urwo ngurwo, kugira inshuti, mbese tukabanira u Rwanda kuri ubwo buryo. Ukomeje ku kibazo cya jenoside yakorewe abatutsi muri 1994, kandi turi mu gihe cyegereje kwibuka abacu bazize iyo jenoside, ese mwebwe mwiteguye mute ibyo bihe Karangwa? Nk'uko bisanzwe ubundi jenoside ni icyaha gikorerwa ugikoze abagikoreye inyoko muntu. Bisobanura ngo abagikoreye umuntu wese, yaba umunyarwanda, yaba warokotse, yaba utarahigwaga, yaba umunyafurika, yaba umuzungu, yaba umwirabura, yaba
amoko yose y'umuntu, ni ukuvuga ngo iyo akoze icyo cyaha abagikore inyoko muntu aho iri hose ku isi. Niyo mpamvu rero natwe nka bagize Diaspora Nyarwanda y'i Buffalo twifatanya n'abandi bose ku isi mu kwibuka abazize jenoside yakorewe abatutsi. Kwibuka bibera hose, bibera mu Rwanda mbere na mbere, birumvikana bibera mu muryango w'abibumbye, navuga ko ari nka uyobora isi cyangwa se urebera isi yose, ubera no mu bihugu dutuyemo mu buyobozi bukuru, presidence ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, hose baribuka. Bisobanura ngo ntabwo abantu bagomba gufata kwibuka abazize jenoside yakorewe abatutsi nk'igikorwa cy'u Rwanda cyangwa cy'umuntu ufite inkomoko mu Rwanda gusa, oya. Ariko noneho birumvikana ko bo bagira umwihariko, abeje nk'abantu babibayemo cyangwa abantu bifite amakuru menshi arambuye. Niyo mpamvu rero twifatanya n'abandi bose mu kwibuka abazize jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda muri 1994. Tukabyibuka cyane cyane kubera impamvu ni nyinshi. Icya mbere ni uko ari jenoside nk'uko navuze, icyaha kuba gikorewe inyoko muntu. Icya kabiri ku mwihariko wa jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda ni ubugome ndengakamere yakoranywe. Iyo ni impamvu ya kabiri. Abantu batwitswe babona, abandi barabohwa bajugunywa mu mazi, mu biyaga babona, ni urugero, abandi bahambwa babona. Ubwo ni ubugome ndengakamere butigeze bubaho. Ikindi ni ubukana. Icyo ni ikintu gikomeye cyane. Ubukana yakoranywe bisobanura ngo mu minsi 100 gusa hagapfa abantu barenga miliyoni. Izo ni impamvu rero zituma tugomba kwifatanya n'isi yose n'abanyarwanda bose aho bari mu kwibuka abazize jenoside yakorewe abatutsi. Ibyo tukiri kuri icyo kibazo cya jenoside yakorewe abatutsi, ni ikintu gikomeye kandi igihugu cyacu giha agaciro kubera amateka twanyuzemo. Muri bimwe mu ngorane zigenda duhura nazo nk'abanyarwanda cyangwa igihugu muri rusange, hari abahakana jenoside yakorewe abatutsi. Ese muri diaspora yanyu Bwana Karangwa harabo mwamufite? Ibyo birumvikana, birazwi ko abahakana cyangwa se abayipfobya. Gupfobya hari abatasobanukirwa mu Kinyarwanda. Gupfobya ni ugufata ikintu cyari kinini ukagira gitoya, cyangwa ikintu cyari gifite uburemere ukageza kukigabanyiriza uburemere, mbese ukerekana ko atari ikibazo gikomeye. Uko niko gupfobya. Abahakana jenoside yakorewe abatutsi, abapfobya jenoside yakorewe abatutsi bari hose cyane cyane, ndetse bakanigaragaza muri ibi bihugu tuba turimo. Natwe rero aho turi barahari, ntibabura. Ariko twe icyo dukora ni uko turabanza nk'uko nabivuze mu kubana neza nabo dusanganywe, duturanye, inshuti, abaturuka muri za community zindi. Turabanza tukabaha mu by'ukuri amakuru y'u Rwanda, amakuru ku jenoside yakorewe abatutsi, uko yakozwe, ubwo bugome ndengakamere navuze, ubwo bukana bukabije yakoranywe. Noneho tukabigaragaza kandi tukagaragaza ko abayikoze ntabwo baretse gukora jenoside kubera ko ari impuhwe, ahubwo hari abayihagaritse bakabuza gukora jenoside. Bisobanura ngo rero ni icyaha ndengakamere, ni icyasha kibariho. Bakoresha uburyo bwose bushoboka kugira ngo bayihakane, bayipfobye, cyangwa se batere urujijo, bazane urujijo mu batabikurikira neza. Ibyo birasanzwe kuko ni nayo ntego yabo. Ariko nagira ngo twibande cyane umwihariko nk'uwa New Buffalo. Turabizi ko mu bihugu haba muri North America no mu bindi bihugu by'i Burayi barimo, ariko noneho twaya ngo abo specifically abo bantu murabafite. Ese nizihe ngamba mubafitiye mu bigenza mute yo mubonye nk'abo bantu? Ubundi ingamba ntabwo ari bo twitaho cyane, kuko twebwe dufite ibyo bikorwa byacu nababwiye, uko tubayeho, uko tubana n'abandi, bigira akamaro kuko urebye ni nko bibasibira amayira.
urebye rwose nta mpungenge baduteye aho dutuye, bibasibira amayira kuko bituma aho bagerageza kuvuga ibihabanye n'ukuri basanga nta mayira bafite, basanga muri kwa kubana kwacu neza, basanga abo bantu bafite amakuru y'ukuri, kandi binabayeho rwose turahamagarwa, turaganirizwa, tugatanga amakuru y'ukuri ahabanye nayo baba batanze, ku buryo rwose twebwe aho dutuye Buffalo icyo kibazo ntabwo ari ikibazo duteye impungenge. Hari opposition mwamufite muri leta ya New York? Ntabwo nibutse ikibazo opposition abatavuga rumwe na leta y'u Rwanda basiga icyasha leta y'u Rwanda cyangwa ubutegetsi bw'u Rwanda. Uko mbikeka ubundi opposition ntabwo ubwayo ntabwo imenya isoba bayumva nabi. Ubundi opposition ni ukureba gahunda iriho ukaba wavuga uti nge ntanze ibitekerezo binyuranye n'iby'uyu nguyu. Aha ndavuga umwihariko kugira ngo cyumvikane neza, navuze ko opposition ariko bagamije kurwanya ubutegetsi no kwambika icyasha u Rwanda, ubutegetsi bw'u Rwanda. Nigeze kubivugaho, nabivuzeho mu kanya, urebye ntabwo ari opposition ivuga iti dore ibintu bikorwa nabi twabikora neza kuri ubu buryo. Ntabwo ari abantu bavuga bati ibi bikorwa ntibikwiye kubaho. Ntabwo ari abantu bavuga bati ni urugero gira inka ni gahunda mbi ikwiye kuvaho. Ntabwo abantu bavuga bati kurwanya nyakatsi no guca nyakatsi ni bibi. Ahubwo ni abantu, ibyo bita opposition ni ibitekerezo uko mbona bigamije urwango gusa, kuko ubundi politike opposition yumvikana nko muri politike nivuga muti abantu hari ibyo bakora nabi, twe twabikora neza kurushaho, cyangwa se igitekerezo nacyo kijemo cyagira ati oya ntabwo ari ibyo ngibyo, ahubwo ubona ari abantu bayobowe n'urwango, kwanga gusa abantu batabitewe n'ibyo bakora, ahubwo babitewe n'izindi gahunda unashaka ntuzibone kuko badashaka kuzitobora. Mu by'ukuri rero ntabwo nabyita ko ari opposition, kuko opposition ubundi ni ibintu byumvikana kandi igihe cyose bita bigamije no kugira nabi, ahubwo ngiye mbafata nk'abantu bayobowe n'urwango, abantu bahisemo gutera igihugu umugongo, bahisemo kugitera amagambo, bahisemo kugitera amacumu, cyangwa se kureba ryiza cyangwa gufatanya nabo bagamije kugitera amacumu. Nge muri make nabita babanga mwabo, ahubwo nabona uyu mwanya kugira ngo mbakangurire rwose. Imyaka ni myinshi, igihe cyari kigeze cyo gusubiza agatima impembero, bagatinyuka kureba ukuri mu maso, bakagutinyuka bakareba ko u Rwanda rufite umwihariko warwo bitewe n'amateka yarwo n'ibyo rwaciyemo. Ntabwo bashobora gutekereza ko rushobora guhita rumera nk'ikindi gihugu kitagize ibyago nk'ibyo u Rwanda rwagize. Ibyo rero nge ntabwo mbibona nka opposition nk'uko mwabivugaga bwana munyamakuru, ahubwo nge mbona ko ari abo bantu nk'abo ngabo bafite icyo cyasha mbere na mbere, abenshi bafite ibyaha bakurikiranyweho, bakaba bakoresha ubwo buryo bundi nyine bugamije kugoreka amateka no kugerageza gusiga icyasha ubuyobozi buriho, ate no kubufasha kuyobora neza igihugu nk'uko twebwe twabihisemo dutanga ibitekerezo cyangwa twitabira izi gahunda nyine tuba twatumiwemo zihuza abanyarwanda bahisemo gukomeza kureba imenya igihugu cyabo, ibiberayo n'ukuntu batanga umusanzu wabo mu kucyubaka ku buryo bwose bushoboka. Turimo tugana ku musozo rero, abo bantu wabagira inama yihe bwana Karangwa? Nge muri makeya inama nabagira n'umva nemaze kuyivugaho niyo gutinyuka bagasubiza agatima impembero, bakareba ibibazo u Rwanda rwaciyemo, igihugu nabo bavukamo, ariko ibibazo byatewe cyane cyane na imiyoborere mibi yagejeje kuri jenoside yakorewe abatutsi, noneho kandi ariko
n'ibibazo ingaruka za jenoside yakorewe abatutsi, bamara kuzireba neza no gusesengura, noneho bakaraba batetse ubuyobozi buriho ubu ngubu ibyo rukora biganisha rwose ko mu gukemura ibyo bibazo. Ese umusanzu wacu waba uwuhe? Hari umuntu yigeze kuvuga ati ubu ngubu aho isi igeze, abavuka mu bihugu byose ndetse n'u Rwanda, ubu ngubu abantu bakwiye kuravuga ati ese ndi munyarwanda ki? Ndi umunyarwanda sesanzu, yashaka kuvuga ngo mbese ni umunyarwanda utanga umusanzu koko mu kubaka igihugu cyanjye. Ese dufashe nk'amashyiga, ndi ishyiga rishyigikiye u Rwanda, aho ngo niho rwose bareba ubundi nizera ko uwagerageje kugaragaza igitekerezo cye mu kinyabupfura, mu bwubahane kigamije kubakwa, nkeka ko atasubijwe inyuma. Ndumva rero rwose nabashishikariza kugana u Rwanda, kugana abandi banyarwanda aho bari, bakaganira, bakungurana ibitekerezo, bagasobanukirwa wenda niba hari ibyo batumva neza, noneho bakubaka igihugu bavukamo aho bakomoka. Reka tubashimire rero umwanya mwigomwe kuri One National Radio, naho ibiganiro bya One National Radio nakagaruka. Murakoze namwe bwana munyamakuru, ubwo naho gutaha ni mudukenera nanone. Iwacu Dignity Home Care, iyi ni intaho y'amahoro n'umunezero yakirana ubwuzu abageze mu zabukuru batagifite imbaraga zo kwiyitaho cyangwa babitaho, kimwe n'abasazanye indwara zibasaba kwitabwaho by'umwihariko nka diyabete, kanseri, umuvuduko w'amaraso, kwibagirwa n'izindi. Muri Iwacu Dignity Home Care bagukorera isuku ijyanye n'icyubahiro kigukwiye, ugahabwa ifunguro rihuye n'iby'umubiri ukeneye, baraguhuza n'abavuzi ndetse banagufasha gufata imiti neza no gukurikiza inama za muganga. Hari n'imyidagaduro irimo no kugutembereza bigufasha kuruhuka no gusabana. Ni mu gihe kandi kuko bafite abakozi bazobereye mu gutanga izi serivisi, bifashisha uburyo n'ibikoresho bigezweho bituma bagukurikirana ubudahumbya. Wowe uri mu Rwanda ukeneye izi serivisi rero, nawe uri mu mahanga wifuza gusazira mu rwakubyaye, shyikira Iwacu Dignity Home Care, urugo rwuje urukundo n'ubumuntu, aho wiyumva nk'uri iwawe mu muryango. Niba wumva kandi wakwitabwaho uri iwawe, izi serivisi barazikwegereza maze nawe uryoherwe n'ubuzima. Bakorera mu mujyi wa Kigali mu karere ka Gasabo mu murenge wa Jabana. Ukeneye ibindi bisobanuro wahamagara kuri 079 14 34 761 cyangwa se ugasura urubuga wa eshatu /iwacu home care /rwa. Kirazira nawe uzasazana amaganya, mu rwa Gasabo dufite Iwacu Dignity Home Care.